muhawe ikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwacu, urubuga ruzwi ku Kubaturwa TV. Uru rubuga mbere yo kugira ngo rutekerezweho hibanzwe ku magambo aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 8 umurongo waho wa 31 na 32. Haranditswe ngo, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Aba bayuda kugira ngo babashe kuba abigishwa ba Yesu nyakuri, nuko bagombaga kuguma mu ijambo ry'Imana bakabasha kubaturwa naryo. Ese wewe uhagaze ute? Nanone muri iki gice ndavuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 8 umurongo wa 47, Yesu yakoresheje amagambo nahakomeye agira ati, uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutarabi Imana. None se amagambo y'Imana dusabwa kumva ashingiye he? Reka twumve icyo Petero yaje kubivugaho mu rwa kabiri rwa Petero igice cyawo cya mbere umurongo waho wa 19. Yagize ati, nyambara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ibinyuranye n'ibyo ni iki Imana yari yaragiye Imana ni ayahe mahame mbwirizamuco Abisirayeli basabwa kugendera muri yo kugira ngo babashe kugirana ubumwe n'Imana mu buryo buhanitse? Uwiteka yababwiye ibanga ko rishingiye mu kwizirika cyangwa se mu kubaha amategeko y'Imana. Urabisanga mu Gutegeka kwa kabiri ibice 6 umurongo wa 6 kugera ku 9. Haranditswe ngo, aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore mu mutima wawe, ujye ugira umwete wo kwigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Uyahambire ku kuboko kwawe akubera ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanyirizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. None kugira ngo baturwe n'ijambo, cyangwa se niki cyagufasha kubaturwa ukagirana imishyikirano n'Imana wicishe bugufi? Nta kindi buretse ijambo ry'Imana. Burya na babashumba na babakuru b'amatorero icyo badufasha nuko baduhuza, badufasha, baduha inama zishingiye ku byanditswe. Izo nama iyo tubashe kuzigenderaho tubasha kuba icyaremwe gishya. Reka twumve icyo Pawulo yabivuzeho mu rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16 n'uwa 17. Yagize ati, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ese icyo nicyo cyatuzinduye? Oya pe! Ahubwo icyatuzinduye nagira ngo mbumvishe uburyohe bwo kwizirika ku ijambo ry'Imana. Icyo nicyo bita introduction y'impamvu iyi channel Kubaturwa TV iriho, niyo gufasha abafite imitima itaryarya gushakira Imana binyuriye mu ijambo ryayo, kandi bagahuza ubuzima bwabo n'iki cyanditswe kivuga. Ni mucyo turebere hamwe ikituraje inshinga uyu munsi. Insanganyamatsiko yacu iragira iti, mbese Imana yemera amadini yose uko yakabaye? Mbese Imana yemera amadini yose uko yakabaye? Hirya no hino ku isi uhasanga amadini atabarika. Ayo madini
ahamiriza abayoboke bayo ko ariyo nzira Imana yagennye yo kugira ngo babashe kuyegera. Mbese ibyo ni ukuri? Amadini yose ashimisha Imana, amadini yose ni umuyoboro Imana yashyizeho kugira ngo bayigane. Reka ni mucyo tunyarukire muri Tito igice cyaho cya mbere umurongo wa 16. Iyumvishe iri jambo Pawulo yakoresheje. Haranditswe ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose bakora ntacyo bamaze. Abo bavuga ko bazi Imana babarizwa mu madini, ariko ngo abo bantu bakora ibinyuranye no gushaka kw'Imana. Ntabwo bacengewemo n'ijambo ry'Imana ngo ribashe kuba batura bya nyabyo. Nanone binyuriye mu iyerekwa intumwa Pawulo, murambabarira, intumwa Yohana yeretswe ibyagombaga kuba mu iherezo ry'iyi si. Imana yasabye abari bari mu madini yakomeje kudakora ibihuje n'ibyo bigishijwe, kudahuza ubuzima bwabo n'icyanditswe. Yohana asabwa kuburira abari muri ayo madini kuyasohokamo. Yabivuze mu Byahishuwe, ni iyerekwa rihari riboneka mu Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 4. Haragira ati, numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, ubwoko bwanjye nimuwusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Aba bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Imana yari yiteguye kubaziza ibyaha bakora. Ibyago rero ntago bagombaga kubisangira n'inzirakarengane zitazi aho biva n'aho bigera. None niki Imana yasabye ubwoko bwayo? Niye mpamvu yabasabye kuva muri Babiloni? Nuko Babiloni yari ikomeje gukora ibyangwa n'Imana, bashyira imbere ibyo kwishakira indonke. Ese ubundi Babiloni ni iki? Babiloni ni ishyirahamwe ry'amadini y'ibinyoma, ni ishyirahamwe y'amadini y'ibinyoma avuga ko asenga Imana. Ni mucyo turebere hamwe iki kiganiro duhereye mu mizi. Mbese Imana yemera amadini yose uko yakabaye? Dukurikije ijambo ry'Imana, igisubizo ni oya. Ni mucyo turebere hamwe uburyo Yesu yabyigishije, uburyo yabyerekanye mu ijambo rye, cyangwa se muri Matayo ibice 7 umurongo wa 13 n'uwa 14. Yesu yaragize ati, munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Kuki Yesu yavuze ko hariho inzira ebyiri? Hari irembo ryagutse n'irembo rifunganye. Irembo ryagutse umuntu wese yikorera ibyo ashaka, kubera ko nta kirazira, indangagaciro za Gikristo agira, nta kirazira agira. Ahubwo aravuga ati nzihana ejo, akibera mu ibyo. Ariko irembo rifunganye ni rya rembo rihora rituma umuntu ahora yigenzura mu byo avuga n'ibyo akora, kugira ngo abashe guhuza ubuzima bwe n'icyanditswe. Nanone Bibiliya ikomeza igaragaza neza ko hariho irembo cyangwa se idini y'ukuri n'idini y'ikinyoma.
ni ukuvuga idini ryigisha ijambo ry'Imana rigashingira ku ijambo, ndetse abantu bagahindurwa n'ijambo. Yesu yakoresheje amagambo aboneka muri Yohana ibice 8 umurongo waho wa 47, ngo uw'Imana wese yumva amagambo y'Imana. Uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana. Ijambo ry'Imana, Yesu yaravuze ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kwagombaga kubatura abantu, imitekerereze yabo, imikorere yabo, n'ubuzima bwabo bwite. Bagombaga kubusanisha n'amahame akiranuka y'Imana ashingiye mu ijambo ryayo. Bivuga iki? Uwigisha ibinyuranye n'ibi ari mu irembo ryagutse. Ryagutse, nta kiri muri rya rembo rifunganye. Kubw'ibyo rero, niba hari abantu benshi bemeza ko amadini yose ari inzira igana ku Mana, ariko se ibyanditswe niko bibyemera? Reka duse nk'abaterera ijisho ku batubanjirije bwa mbere, turebe mu bacamanza niki Uwiteka yatanzeho impanuro Abisirayeli bananirwa gukomeza kuyoborwa n'izo mpanuro z'Uwiteka. Habaye iki? Tugiye mu gitabo cy'abacamanza ibice 10 umurongo wa 6 n'uwa 7. Haranditswe ngo, ariko Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka, bakorera Baali na Ashtaroti, n'imana z'i Siriya, n'imana z'i Sidoni, n'imana z'i Mowabu, n'imana z'Abamori, n'imana z'Abafilisitiya. Bimura Uwiteka, ntibongera kumukorera. Uwiteka niko kurakarira Abisirayeli, uburakari bwaka nk'umuriro, abahana mu maboko y'Abafilisitiya no mu y'Abamoni. Abayisirayeli bagize umurengwe. Bamaze kugira umurengwe, bishushanya n'ubwoko bwari bubakikije. Ubwo bwoko bwasengaga ibigirwamana, bimura Imana y'ukuri, baragenda bayoborwa n'inyigisho zidashingiye ku cyanditswe. Amaherezo yabaye ayahe? Uwiteka yarabaretse, abahana mu maboko y'ababisha babo. Baje kubarimbura kubw'uko Uwiteka ntiyifuza uburyo bwo kumubangikanya ubwo ari bwo bwose. Arashaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, bakizwa bakamenya ukuri, bakamenya kumushaka by'umwihariko. Kimwe n'aba bacamanza, na Pawulo yigeze kubigarukaho. Nubwo usanga muri iki gihe cyacu abantu bavuga ngo basenga Imana, ujye witondera kumva umuntu avuga ngo asenga Imana. Ese niba Abayisirayeli ubwabo barasengaga Imana zitari Imana y'ukuri, muri iki gihe cyacu ntibyoroshye cyane ko abantu benshi bahurira ku ijambo Imana gusa, badahuza n'indangagaciro zishingiye mu ijambo. Reka tubivugeho. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino ba mbere ibice 8 umurongo waho wa 5 n'uwa 6. Pawulo yagize ati, nubwo hari ibindi byitwa Imana, ari byo mu ijuru cyangwa mu isi, nk'uko hariho imana nyinshi n'abami benshi, ariko kuri twe hariho Imana imwe, ariyo Data wa twese, ikomokwaho na byose, kandi hariho umwami umwe ubeshaho, ari we Yesu Kristo, ubeshaho byose natwe akatubeshaho. Byumvikana ko niba utagendera mu uwo murongo, ukaba ubona ko Yesu ari yo Mana yawe, aho hantu witonde, hariho Imana imwe. Iyo Mana mbabwira, iyo Mana imwe mbabwira, niyo Yesu yahamije mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo waho wa 28. Yarababwiye ati,
mwumvise ko nababwiye nti ndagenda kandi nzagaruka iyo muri. Iyabaga mwankundaga mwamunejejwe nuko njya kwa data, kuko data nduta. Nanone Yesu ntiyahwemye kwerekana ko ise ari Imana ye. Yabivuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 20 umurongo waho wa 17. Yagize ati, Yesu aramubwira ati, ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Yumvikana ko Yesu ntiyigize yishyira hejuru, ariko usanga amadini yo muri iki gihe cyacu ahangara agahamya ko Yesu ari we Mana, nta yindi Mana ihari yo gusengwa. Ese kugoreka ijambo ry'Imana bafitemo izihe nyungu? Twari tukireba uburyo Abisirayeli bakoze ibyangwa n'Uwiteka, bamugomeye bagasenga imana zitari Uwiteka, Imana ikiranuka. Byabaviriyemo iki? Byabaviriyemo kwangwa n'Uwiteka, Uwiteka bahana mu maboko y'ababisha babo. Nanone ubwo Yesu yari hano ku isi, yibukije abantu bashakaga Imana kugira ngo bayisenge mu buryo busobanutse, ababwira ko ibyo bakoraga byari bishingiye ku buhanuzi. Nimucyo tuhurire hamwe mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 7 umurongo wa 6 na 7. Yagize ati, arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza, mwandyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo, ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Turi ku kiganiro kigira kiti, mbese Imana yemera amadini yose uko yakabaye? Ese Imana yemera amadini yose uko yakabaye? Niba abantu bihandagaza bavuga ko basenga Imana, ariko wabagenzura witonze, wareba imyigishirize yabo ikaba itarangwa no kubaha Imana, idafite indangagaciro za Gikristo nk'uko ibyanditswe bibivuga, wenda mu Befeso ibice 4 uhereye ku murongo waho wa 24, ngo tukaba abantu umuntu mushya waremeye ibyo gukiranuka, kuzanwa n'ukuri. Ese uko kuri kwagombaga kuduhindura n'ukuhe? Ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya ribivuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 17 umurongo wa 17, ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ukuri kw'ijambo ry'Imana, amagambo ashingiye ku ijambo ry'Imana yanditswe mu bitabo 66, niko kuri, nta kundi kuri guhari. Niyo yagagombye kugenga umuntu wubaha Imana. Nanone ubwo Yesu yari hano ku isi, yibukije abashidikanyaga mu bijyaniranye n'imisengere. Ndavuga wa Musamariyakazi wari ufite ibitabo 5 bya Gisamariya by'ibyanditswe bagenderagaho bakongeramo ibyabo. Avuga ko ari Abayahudi, ari Abasamariya, Imana yashizeho uburyo bundi bwagenwe bwo kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Muri iki gihe cyacu abantu basenga by'ukuri basengera Imana mu mwuka no mu kuri. Gusengera Imana mu kuri no mu mwuka bivuga iki? Mu kuri ni ukwishingikiriza ku ijambo ry'Imana ryahumetswe, ukemera ukagengwa naryo. Nk'uko muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 16 na 17, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose.
ushoboye kugengwa n'ijambo, waba uri mu buryo bwiza Yesu yashishikarije abigishwa be kuyoborwa nabyo. Nanone gusenga kwacu gukwiriye gushingira ku ijambo ry'Imana. Reka turebere hamwe uburyo watandukana n'idini ry'ikinyoma ukabasha kugengwa cyangwa se kuyoborwa n'idini ihesha Imana icyubahiro. Uburyo bwa mbere bwiza bwabigufashamo Yesu yabugaragaje, uburyo watahura idini ry'ikinyoma n'idini ry'ukuri. Reka uze uko uwumva uko Yesu yavuze. Tunyarukire mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo waho wa 15 kugera 20. Haranditswe ngo, mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku migenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Turacyari ku ijambo mwirinde abahanuzi. Umurongo wa 21, umuntu wese umbwira uti mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ibyo Data wo mu ijuru ashaka bishingiye mu ijambo rye, ari ryo ibyanditswe byera. Umurongo wa 22, turi muri Matayo 7:22, ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigize kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Yesu agaragaje neza ko gukoresha amagambo uvuga uti mwami mwami atari byo bizakwinjiza mu bwami bwo mu ijuru. Gukora ibihuje n'ibyo Data wo mu ijuru ashaka, ukagaragaza imbuto zikwiriye abihana, nk'uko Yesu yagaragaje amagambo aboneka muri Matayo 3 umurongo waho wa 2, ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mwihane. Uwibaga ntakongere kwiba, usamba ntakongere gusambana, nk'uko uraza kubyibonera muri Efeso igice cya 20 igice cya 4 uhere ku murongo waho wa 20 usoza icyo gice. Urabona icyo usabwa, ukaba umuntu mushya waremeye ibyo gukiranuka, kuzanwa n'ukuri. Ayo ni amagambo akomeye ugomba kuzirikana, biba umwihariko wawe. Nanone tugiye kureba umuco uranga abakristo batandukana n'amadini y'ibinyoma. Abakristo barangwa n'urukundo. Yesu yabivuze ate? Muri Yohana ibice 13 umurongo wa 34-35 haranditswe ngo, ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze. Ibyo ari byo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Abagize itsinda ryubaha Imana, idini ryubaha Imana, rirangwa n'abarigize barangwa n'urukundo. Nicyo kimenyetso kibaranga. Nanone abagaragu b'Imana basabwa kurangwa n'umuco w'ingenzi uzwi kuri nyiri biremwa, k'Uwiteka ari we Imana y'urukundo. Bakagombye kurangwa na wa muco ushushanya Imana, nk'uko urabisanga muri Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 8. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Ibinyuranye n'ibyo usanga abantu basebanya, babwirana amagambo adahesha Imana icyubahiro. Ugasanga abantu aho kugira ngo bashishikarize bagenzi babo kurushaho kugira
imitekerereze nk'iyo Kristo yari afite, ahubwo usanga babaca intege kubwo kutamenya icyo Uwiteka abashakaho. Basorezwaho rero n'amagambo aboneka mu Migani ibice 12 umurongo wa 18 agira ati, hariho uwihutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota, ariko ururimi rw'umunyabwenge rurakiza. Ese ubwenge ubuvoma ubukura he? Niba koko wisunga ijambo ry'Imana, ubwenge buva mu ijambo ry'Imana buyobora intambwe zawe, kandi wirinda kubwira bagenzi bawe amagambo atagaragaza ko urangwa na wa muco uhebuje urukundo wo kuzirikana bagenzi bawe. Niyo mpamvu rero mu rwa kabiri rwa Petero igice cyaho cya mbere umurongo wa 19 hagira ati, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ese iri jambo uraryubaha rigenga ubuzima bwawe? Nugenda ugira akamenyero ko kurisoma, uzabona ko ibyo ugenda uhura nabyo ari abagiye bahura nabyo, bitume urushaho kugira ibyiringiro bihamye no kumenya uburyo wasohoka mu mitego Satani agutegesha, no kugira ngo umenye uburyo wasohoka mu mitego Satani agutegesha. Mbese Imana yemera amadini yose uko yakabaye? Dusoze tuvuga iki rero? Dusoze tuvuga ko tugende turushaho kuyoborwa n'Imana n'ijambo ryayo, kuko ari bwo buryo Imana yaringanije, tutagengwa n'amarangamutima y'abantu basezeranya abantu ibintu nabo ubwabo badafite, bishingiye ngo ku byo bagenda bahishurirwa. Aya ni amagambo ashingiye ku ijambo ry'Imana. Nawe ukoresha inyurabwenge yawe uvumbura cyangwa se ushaka kumenya icyo Uwiteka gushakaho. Gusa mu dini urimo ubasha kugenzura, mbese ibyo nabwiwe bihuza ko n'idini nicayemo. Ese rimfasha kwaguka mu buryo bw'umwuka nshingiye ku ijambo ry'Imana? Ibyo bintu bitekerezeho, kandi Uwiteka azakurushaho kukugirira neza. Mwaganirirwazwaga n'umuvandimwe wanyu n'umuvugabutumwa Mugwaneza Ernest ku rubuga Kubaturwa TV. Mugira amahoro, ndabakunda, Uwiteka akandusha.